ibintu byose bigiye gute guhinduka. Hari insengero zimwe zigiye gufunga bitewe n'aho ziri, hari insengero zimwe zigiye gufunga bitewe n'aho ziri gukorera, bitewe n'uko hari abaturage cyangwa se ahatuwe n'abaturage, kuko leta ibyo nabyo ntibishaka. Hari insengero zigiye gufunga kuko hari insengero zigiye gufunga, by'umwihariko nk'urwo rusengero nababwiye rwa Remera ya Yes my people, nizere ko mumeze neza cyane, wowe ukomeje kubana natwe hano kuri Gospel 250. Nizere ko mumeze fresh, umugoroba wanyu uri kubagendekera gute, by'umwihariko abo duhuje amasaha cyangwa se abo turutanaho isaha imwe, by'umwihariko abari muri diaspora mu Burayi. Ndatekereza abo tujya guhuza amasaha tugenda dutandukanwa n'amasaha cyangwa isaha imwe abiri gutyo. Nizere ko mumeze neza muri rusange. Nsuza abari mu Rwanda, by'umwihariko mu gihugu cyacu, akavura mwakabonye umugoroba nk'uyu. Nizere ko kabashije kubageraho uyu mugoroba. Nizere ko mumeze fresh abo muri mu ntara, by'umwihariko nizere ko mumeze fresh muri rusange. Ngewe meze neza, ndashima Imana, ntacyo nshinja Uwiteka. Of course ni Valeri hano muri kumwe kuri Gospel 250 uko maze kumenyera. Byaba byiza nawe urebye ikiganiro cyangwa se ugifunguye ariko bwa mbere ukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Byaba byiza cyane kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ariko unakoze ikiganiro byaba byiza ugize gute, ukoze share cyangwa se kugira ngo n'abandi bagire bate babashe kubibona cyangwa se babashe kumva neza iki amakuru agenda avugwa. Murabizi ko hano kuri Gospel 250 tugenda tugaruka cyane, by'umwihariko ku makuru agenda atandukanye, by'umwihariko tugaruka kuri gospel, ariko ntibituza no kuba twanatangaza amakuru cyangwa se ari breaking ku bigenda bitandukanye, by'umwihariko biri trends cyangwa se muri gospel muri rusange. Murabizi ko tujya tugaruka abaririmbyi se cyangwa se aba bishop, aba pastor cyangwa se amatore muri rusange. Murabizi ko nicyo kintu tugenda tugarukaho cyane cyangwa se tukaza tukabasomera amatangazo cyangwa se ibyo RGB iba yanzuye cyangwa se amatorero yaba yafunze cyangwa se abo bahaye uruhushya kugira ngo babashe kugira gute gukora. Murabizi ko nibyo tugenda tugarukaho, ariko nanabibutsa yuko ko iyi Gospel 250 ibereyeho ku bwanyu, ntabwo ari yanjye gusa cyangwa se iya ndegurcyo, ni yacu twese muri rusange. Ni ukuvuga ngo twese tugiye kugira gute, tujye dufatikanya icano, ntabwo ari yanjye gusa. Twese twagira gute tugatanga ibitekerezo mwabimpa, benshi barabimpa nkabyumva, ariko by'umwihariko nkabikurikiza. Ariko namwe ugomba kugira gute kumenya ko icano ari yanyu. Ufite ibyo ushaka kuganiriza abanyarwanda, hejo ushobora kuza ukagira gute ukagira ibyo uganiriza abanyarwanda, tukaguha platform nawe ukagira icyo uganiriza abantu. Turabibona ko tumaze kugira abantu benshi bari kugenda badukurikira, by'umwihariko tunasaba n'abandi kugira gute gukomeza kudushyigikira mu buryo bwinshi bugiye butandukanye. Nizere ko rero icano uko mbibabwiye muzakomeza kuyumva yuko ari yanyu. Nizere yuko mwese mugiye kubizirikana. Ufite ubuhamya, ufite ibiganiro cyangwa se ufite ibyo ushaka kutuganiriza, by'umwihariko bifasha iki, bifasha umuryango nyarwanda, wagira gute waza hano tukaguha platform ukabasha kugira gute usangiza ubutumwa bwiza abanyarwanda. Nizere yuko nibura basi mu gihe kigiye kugira gute, kigiye gutambuka, mugiye kugira gute tugiye gutangira kubona amasura mashya hano kuri Gospel 250, baza bagira bate baganiriza abantu cyangwa se abanyarwanda muri rusange, kugira ngo bagire bate bumve nabo ubutumwa bwiza. By'umwihariko ubaye uri umurokore cyangwa se umukristo cyangwa se ufite ubuhamya runaka iby'Imana yagukoreye, ahangaha ni urubuga rwiza rwo kugira ngo ubashe kugira gute kubwira abanyarwanda. Uyu munsi rero naje, cyangwa se umugoroba w'uyu munsi naje kugira ngo tuganire cyangwa se tuganire ku byo abanyarwanda benshi bari kwibaza, cyangwa se abatuye mu gihugu cyacu cyangwa se abanyarwanda aho baherereye hose, ibyo abenshi bari kugenda bibaza, by'umwihariko ku bigendanye n'iki n'insengero zikomeje kugenda zifungwa. Uyu munsi ibyo ngira ngo tuganireho cyangwa se tugende twungurana ibitekerezo, cyangwa se muri commentaire nawe ushobora kugira ibintu ugenda tubwiramo byinshi cyane ku byo wibaza kuri kugenda biba RGB, cyane yuko tukomeje kugenda tubona igenda igira gute ifunga insengero zigiye zitandukanye, by'umwihariko ko hari ibyo ziba zigiye zujuje. Twagiye tubivugaho yuko RGB ni ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere, gishinzwe kureberera iki abaturage cyangwa se kigareba imiyoborere nibura basi yuko ibasha kugira gute cyangwa se gukorwa neza ibyo bantu baba bariyemeje. Uyu munsi rero nibyo ngira ngo tuganireho cyangwa se tusharinga ibitekerezo, namwe mugira ibyo mugera mutubwira, by'umwihariko cyane yuko abanyarwanda benshi aho batuye ariho hose bakomeje guterwa ubwoba cyangwa se bakomeje kwibaza bati ubu ibi ni ibiki turi kubona, cyangwa se ubu ntibivuze yuko insengero zigiye kugira gute kuzavaho amaherezo tukaba twagira gute twatangira kujya dusenyera mu rugo. Ndagira ngo ntagire mbibabwira, ariko ubwo abarokore muri rusange
abenshi cyangwa se abasomye Bibiliya, abazi amategeko y'Imana cyangwa se abasobanukiwe Bibiliya muri rusange, bo bazi yuko itorero rya mbere cyangwa se inzu ya mbere y'Uwiteka burya ni roho y'umuntu. Roho y'umuntu ni ryo ki? Niyo torero rya mbere ryagize gute? Ry'umuntu. Ni ukuvuga ngo roho icyo idufasha ni iki? Nta muntu buriya hariya tujya guteranira, ngaruke kuri ako kantu kugira ngo tugere twese twungurana ibitekerezo. Ni ukuvuga ngo uko abantu basenga cyangwa se uko abantu baterana bibasha kugira gute? Kubafasha mu buryo bw'iki? Bwo kugira ngo bagire bate? Basharinge iki? Ubuhamya bugiye butandukanye, abantu bagire bate? Babashe gusubizanya imbaraga. Ni byiza cyane rero ko duterana gutyo uko, ariko nimba hatari ibyujujwe cyangwa se gute, leta ikaba yafunze, nabwo nta makosa barimo. Leta nuko iba areba yuko hari ibintu byinshi bigomba kugira gute? Gukosorwa kugira ngo tugere dute? Tube abarokore banyuze he? Banyuze mu mucyo, bari gukora ibintu bikwiriye. Nibyo koko, ntabwo nabyo twabyirengagiza, ariko abenshi nkakomeza kubabwira bati nimba insengero bazifunze cyangwa se zikaba zifunze aho wateraniraga bahafunze, ntibikakubuze kuba wagira gute? Ntibikakubuze kuba wagira gute? Wakegera Imana. Nawe nkuko nabivuze, roho yawe cyangwa se niyo ishobora kugira gute? Naryo n'iryo torero rya nkuko ijambo ry'Imana ribivuga, sibyo? Buriya hariya tuba tujya guterana nibyo, ariko nibyo biragira ni byinshi bidufasha, ariko mu by'ukuri roho nicyo ki? Iryo torero rya mbere, ubundi ibindi bikaza bigira bite? Bigakurikira. Ni ukuvuga yuko sindi kuvuga wenda kugira ngo ngire ibindi bintu mbabwira cyangwa se mbe nababwira yuko guterana nta kintu bimaze. Nabibabwiye, guterana ni byiza kuko bituma tugira dute? Tumenyana, nkaba nagusharinga ubuhamya bwanjye cyangwa se tukaba twagira gute? Twanamenyana mu buryo bwinshi cyane. Abarokore turabizi cyane, ariko ntibitubuze kuba twasenga, twakegera Imana, twagira gute? Twakegera Imana. Nanababwira yuko ubu ngubu uko bimeze uku nguku, abenshi bakomeje kwibaza bati ibi ngibi amaherezo yabyo araba yahe? Nanababwira yuko insengero nyinshi mwari mwiteze cyangwa se zigiye kugira gute? Hari izindi zigiye kugira gute? Gufungwa, zitujuje ibisabwa. Zizafungwa nibyo, ariko ntibizatubuza gute? Kwegera Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nakomeje kubabwira yuko itorero ADEPR, by'umwihariko itorero ADEPR kuri ntuza aya i Remera, buriya i Remera ni icyanya cyahariwe siporo, harimo amatorero cyangwa se hari itorero rya ADEPR muri rusange rituye hari i Remera munsi ya BK Arena. ADEPR Remera igiye kugira gute? Rigiye kuzakurwa hariya, kuko ntango rigize rite? Ntango riri ahantu hakwiriye kuba riri, ntango hari ahantu hagenewe kuba hagira hate? Haza iki? Insengero. Ni ukuvuga ngo nimba ari icyanya cyahariwe siporo, ntango hagomba kuza iki? Hagomba kuza iki? Amatorero cyangwa se ibindi bikorwa runaka. Leta nicyo kintu ishaka. Ubundi barashaka yuko zone nibura, nakomeje kubabwira n'ibiganiro byatambutse, barashaka ko zone nibura basi zizajya ziba zifite iki? Ikintu gikorerwamo nibura basi kizwe. Nko muri Remera ukaba uzi ko ari siporo, nkaha ukaba uzi iki? Gutyo inganda zimubizize ko kera cyangwa se mu gihe cyashize abantu bose, abenshi bakire, abantu bishoboye, babaga bagira bate? Bakaba baforoma inganda aho batuye, nkaza gahita ngira gute? Nkaforoma uruganda mu gipangu iwanjye cyangwa se muri karitsiye gutyo. Murabizi ko leta yagiye ibikuraho. Hari icyanya kiba cyarahariwe iki? Inganda. Hari icyanya kiba cyarahariwe iki? Ibintu nk'ibyo gutyo. Ibintu byose bigomba kugira gute? Kugendera ku murongo. Niyo mpamvu mbabwira ngo ibintu byose bigiye gute? Guhinduka. Hari insengero zimwe zigiye gufunga bitewe n'aho ziri, hari insengero zimwe zigiye gufunga bitewe n'aho ziri gukorera, bitewe n'uko hari abaturage cyangwa se hatuwe n'abaturage, kuko leta ibyo nabyo ntibishaka. Hari insengero zigiye gufunga kuko zikorera ahantu hatabugenewe, sibyo? Kuko icyambere cyo nabibabwiye, leta ntabwo yakemera ko urusengero ruba hagati mu mudugudu mu baturage, kuko bavuga ko bishobora kugite kubasakuriza. Rero niyo mpamvu mbabwira ati ntimwabibonye yuko se n'abantu bacuruza utubari bagiye bagira bate? Abenshi cyane bagiye, murabyibuka ku Gisimenti, murabyibuka hehe, utuntu nk'utwo ngutwo. Ariko no kugira ngo ahantu hose nibura hazajya bafite zone ibarizwamo ibyo bintu, by'umwihariko umuntu waje nibura cyangwa se nk'umuntu w'umushyitsi uvuye nko hanze, najya akenera ikintu avuga ati bahita bamenya zone umujyanamo. Ibyo bintu nibyo leta ibishaka, ibintu biciye he? Mu mucyo. Hari insengero zigiye gufunga, by'umwihariko nk'urwo rusengero nababwiye rwa Remera, Remera rwa ADEPR ruzafunga. Hari rundi rwa ADEPR rw'inyamirambo rugiye kuzafunga, ruri Nyamirambo mu Biryogo, narwo rugiye gufunga. Hari n'izindi nyinshi zigiye gufunga, by'umwihariko mugaza kugira gute? Mugatungurwa. By'umwihariko nabibabwira nimba zifunze zikagira gute? Mwamwe mugomba kugira gute? Ntibizababuza gusenga, muzagire gute? Musenga Imana. Ikindi nababwira
cyangwa se nabaganirizaho, mu kugira gutyo mu gufunga izo nsengero muzabona abantu benshi cyane ari nk'abatekamutwe cyangwa se baza bitwaje ijambo ry'Imana kugira ngo bagire bate babibe. Ibyo bintu nabyo leta yarabitekereje kubera ko yuko abantu benshi bazaza baje bakwiba cyangwa se babuze ibyo bakora, niba insengero zafunzwe barabarizwaga mu nsengero, cyangwa se hari n'abandi babiyitirira bakaza ari nk'ababishopu, ati urusengero rwanjye bararwibye ari nka pastor, ati nari pasitoro urusengero rwanjye bararufunga kandi mu by'ukuri atari nka pasiteri, biyite iki, biyita abo bashumba babe bagira gute batuburira abantu. Ibyo bintu nabyo ndabizi neza yuko bizakorwa, bimwe dejo byatangiye kuba, turi kugenda tubona ibimenyetso yuko hari byinshi bigiye kuzaba bibi, ariko icyo nabasaba ni ugusenga iby'umwihariko, ntitugendere mu kigare, tujye tugerageza gute gusenga by'umwihariko bituvuyemo, yuko icya mbere ni itorero nababwiye ko ari irya mbere, ari roho y'umuntu. Kugendera mu kigare ngo tujye guterana hana, leta nigufata wagiye gusengera mu gipangu cy'abantu cyangwa se babateranyije hamwe, ni ibibazo bikomeye cyane, uzaba uri gukomanga ku gimageragere cyangwa se muri gereza zigiye zitandukanye. Ibyo bintu twagiye tubivugaho, niba gufata uri kubwiririza ahantu hatabugeneye, uzaba uri gushaka iki, gufungwa ugasiga umuryango wawe. Ibi bintu mubyitondere cyane, bigiye gukomera, bigiye gukomera. Nimba unaniwe kujya gushaka akazi k'amaboko, insengero rwawe bararufunze, ibyinshi ntango ugomba kujya gute, ugomba kwijandika mu kujya kugira gute kubwiriza ijambo ry'Imana ahatarabugenewe, kuko uzaba uri kugira gute, uzaba uri kwishora mu bintu bitemewe n'iki na leta. Ibyo bintu rero byose tuba tugomba kubigarukaho cyane yuko muri kugenda mubibona, twabonye itorero Grace Room rifungwa, abenshi baratungurwa, ndanababwira yuko hari n'ayandi matorero menshi agiye kugira gute, agiye guhagarikwa. By'umwihariko izo ADEPR zo byamaze kumenyekana ibyazo ko aho ziri zitagize gute, hari ibyo zitujuje cyangwa se zitari ahantu habugenewe kuba ziri, nkuko twagiye tubibona. Rero ikindi nababwira ni ukuba dutuje tugasenga nibyo, ariko ntitugende mu bigare by'ahantu ngo tujye kujya gusengera mu misozi. Murabizi ko leta yafunze imisozi twasengeragaho cyangwa se abantu basengeragaho, imisozi ya za Kanyarira, imisozi ya za ahantu henshi turahazi cyane, aho namwe murabizi. Ibyo bintu rero ntango byemewe, tugomba kubaho tugize dute, dusenga bituvuyemo. Aha ndi mu rugo nasenga, ahandi he nasenga njyenyine, kandi Imana ikagira gute, ikanyumva. Ikindi nabasaba ni ukuba menge, ntitugire gute, ntitugume kubeshywa cyangwa se kuyobya, tukaba twazashyiruka twakoze amakosa tutazabasha kwikuramo, leta ikaza kugira gute, ikadufunga. Rero biba byiza hano kuri Gospel 250 iyo tuganiriye tukabwizanya ukuri, tukaganira ku bintu bigaragara, tukabwizanya ibintu bihari, kugira ngo nibura utazire turuva wamaze kugira gute, wamaze kugwa mu cyaha, utazabasha kugira gute kwikuramo. Murakoze cyane rero, yari Valeri kumaze kumenya nawe kuri Gospel 250, mujye mubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye. Murakoze, tubane aho ubutaha.